Indoro y'ahazaza, indoro y'ahazaza, indoro y'ahazaza. Ubu rero ngiye gufata urugendo, ngiye kureba ibiryo by'inkoko, ndareba isoko ry'amagi, kandi ndareba na hoteli twagurishirizamo inkwavu, cyane ko bari babimbwiye hari i Kigali. Noneho rero ndumva ntatinda, ndaje. Murakoze, mwe mwiriwe. Uraho mwana? Iriwe neza? Ubu ubuzima bwancanze rwose. Ki? Nabuze ikintu nakora. Basaza banjye n'injiri kubitaho, barumuna banjye, ubu rwose nabuze n'uwama ibishoro rwose nabye. Wikwiriye gutinda. Njyewe ntabwo naguha amafaranga, ahubwo nakwereka uko uyashaka. Ariko nta mwanya mfite, ngiye i Kigali hariya kureba ibiryo by'amatungo yanjye. Ihute mu rugo urahasanga umukecuru, madamu, hanyuma izindi nama arasiguha. Nta kibazo uraho. Turumvikanye? Nyaruka sha, nyaruka mwana wawe. Neza. Ubuzima bwose bwancanze, ubu nta kuntu wangira inama ukangira nk'inama ikintu nakora ko numva ubukene bumishe. None se ubundi hari amakuru wari ufiteho? Amakuru se? Amakuru yo ntabwo nayabura. Ntabwo wayabura. None waje kungisha inama hari amakuru wari ufiteho? None rero njyewe ikintu numva nagufasha, njye mu bworozi bwanjye natangiye norora inkoko. Natangiriye ku nkoko 3. None ubu ngeze mu nkoko 400. Zose 400? Ntayo. Ubu ndumva ndi nk'aho zigeze muri 500. Inkwavu 2 zarabyaye. Nagiye kubona mbona ngeze mu nkwavu 20, mbona ngeze muri 30, mbona ngeze muri bese ubu sinabasha no kuzibara. Ko numva zororoka n'inkoko byose. Ntabwo nabasha kuzibara. Ubu rero ureba n'iyi nzu. Iyi nzu rero kugira ngo ahari ntabwo harimo n'akaribu kazi kaminjiramo kareba. Iyi nzu njyewe nayikuye mu bworozi. Urumva? Muri iyi byinshi biba birimo ubworozi bwanjye. Ugiye ugafata igitabo kimwe ukareba buriya, ukarebamo hariya haba harimo ibitabo. Reka ziguhereze kimwe ubanze urebe. Haba harimo ibintu by'ubworozi bwanjye. Urumva ibi bitabo byose ureba hano, ibi ngibi byose ubona handitseho amakuru y'ubworozi bwanjye nagiye nororamo. Nushaka urebe, si byose ntabwo nabiguha byose ngo bisome birebe, ariko byose harimo amakuru y'ubworozi bwanjye. Noneho rero ubwo numva nawe wagenda ugashaka nk'ikaye, wenda ntabwo wabona nk'igitabo kinini, ariko ni ubworozi. Reka noneho maze mpamagare umutware wanjye we tubana. Ubwo nimara kumuhamagara, ubwo biba ngombwa nyine yuko turi ubworozi. Kwereka ku ifamu.
reka uzaba unyishyura ariko ntabwo nyine ari ibyo ubona. nta kibazo nzakwishyura ariko ntabwo ari ibyo ubona nguha ngwino tugende jyane ku ifamu ujye kuguhaho amatungo makeya nkawe utangire wige ubuzima urebe ukuntu wakwiteza imbere. siko bimeze kukwereka ndaguha amatungo ariko uzanyishyura. nzakwishyura nta kibazo. hano hari abana bari baje kunsaba ubufasha nagira ngo uze rero utambuke uze ufashe kubaha kuri ano matungo. bikaze mwiriwe aba bana ni nabo nari nemereye kuza uyizamukosha nari namwemereye ngo aze kuza muri ubworozi. yego ariko nyine twavuze yuko ari ukubanza akajya gutangira ubuzima kuko ubuzima bwamucanze. reka wikwiri kuvuga menshi nicyo gishoro aguhaye ndumva byinshi mwabivuga ariko nyine azanyishyura nabona abicunze neza rwose niko n'abanyarwanda bakwiye kubaho ni ugufashanya. murakoze reka noneho mbahe fate neza turumvikana. yego tera kuri ebyiri ejo bundi ukaba ugeze nk'ijana ariko muraba mutwaye izi uzagaruka gufata izindi. uzagaruka gufata izindi. reka murebere no ku nkoko. noneho reka nkurebere no ku nkoko. uyu mukobwa se yitwa nde? bamwita Gatesi ni murumuna wanjye. Gatesi nawe uri kwiga se? ikaze rwose uze mama mugabo ndumva yakugiriye inama sibyo? ikaze rero mbaye n'inkoko. wayiha Gatesi. umva rero nzamukosha nawe Gatesi turumvikana mugende mworore inkwavu izo ngizo ebyiri uretse ko murada tukabaha n'izindi 10 mu kwezi kumwe cyangwa amezi 2 cyangwa amezi 3 zizaba zimaze kubyara izindi. uzajya kubona ubona inkwavu 10 zigeze muri 50 zigeze mu 100 zigeze muri nyinshi. natwe ubu niko twatangiye. hanyuma rero Gatesi nawe ndabona ukuze ugiye kumufasha mugende mworore. ikindi ejo nimugaruka nzabaha imiti yazo inywa mu mazi nzabereka uko tuyivanga ari inkwavu ari inkoko mugende rwose mworore. ntihazagira wongera kuvuga ngo byamucanze ngo ubuzima ngo ibiki reka da. inkoko muzarya amagi ariko ntimukorere kurya. muzafungura amasoko mutangire mugurisha amagi. inkwavu usange muroroye mukenera kurya inyama muzirye ariko nanone ntabwo mugomba kurya ahubwo mugomba gushaka uko mwunguka mukarya kandi mukunguka mugasagurira n'iki n'amasoko. ubungubu koko tuzongera kuvuga ngo turakenye kandi badufashije baduhaye inkoko baduhaye n'inkwavu. nzamposho yikora inkwavu yikoreye inkoko ndetse n'imbwa pe aho kugira ngo uze tujye kureba umupira nimugoroba wowe wikoreye ibyo bintu. ndebera nawe ra inkwavu zigenda zimunyaraho zimunyaho ukagenda yikoraho kuza ngo dukarabe tujye mu muhanda batwibe ukagenda wikoreye inkwavu. muri uru Rwanda ndetse no ku isi hose ufite umwuga ufite umwanya mu buzima. inkoko inkwavu nzazorora niba ngombwa n'imbwa nzazorora kuko bizanyinjiriza amafaranga.
umugore wese n'undi zorora inkwavu bareke sha ejo bundi bazaba baza kudusaba